amahoro y'Imana. Iki ni ikiganiro Imana n'ibihe kivuga ku rugendo rw'umugambi w'Imana mu gucungura inyokomuntu, urugendo rwagiye rujyana n'amateka ya muntu uhereye ku kuremwa kwe, kugwa kwe, kurimburwa kw'isi ya mbere, gutatanywa kw'isi ya kabiri, guhamagarwa kwa Aburahamu n'inzu ye, kugera kuri Kristo ari we mbuto y'umugore yari itegerejwe ngo izasohoze uwo mugambi. Ubwo duherukana twarebeye hamwe ubuzima bwa Aburahamu, mu muhamagaro wo kugendana n'Imana ikamuhindura umuyoboro izanyuzamo urubyaro ruzahesha isi yose umugisha. Imana yamuhaye isezerano ry'urubyaro ruzahesha isi yose umugisha, yaje guhinduka umurage uzahererekanywa mu mbyaro zizakurikira. Riba n'izingiro ry'ibitabo 39 bigize isezerano rya kera rya Bibiliya yera, ibitabo bisoreza ku kuvuka kwa Kristo, nawe wabaye izingiro ry'ibitabo 27 bigize isezerano rishya. Ibyo byose bikaba bihurije hamwe guhamya yuko ari we uwo mugambi wasohorezwagaho. Muri urwo rugendo, Imana yatoye abantu basanzwe bafite amateka asanzwe, ibatoreza kuyikurikira no kuyizera kugira ngo ibarindire kuzanyuzwamo urwo rubyaro ruzahesha amahanga yose umugisha, inabahindure ishyanga rizahamiriza andi mahanga urwo rukundo Imana ifitiye abatuye isi bose. Iyo tubumbuye Bibiliya tukareba mu Itangiriro igice cya 25, tubona ko nyuma y'urupfu rwa Sara, Aburahamu yashakiye umuhungu w'Isaka umugeni i Harani muri bene wabo. Aburahamu nawe arongora Ketura, babyarana abahungu 6, harimo na Midiyani wakomotseho ubwoko bw'Abamidiyani uzagaruka kenshi mu mateka y'Abisiraheli. Mbere yo gupfa, Aburahamu yahaye abahungu b'impano, arabohereza ngo batandukane n'umuhungu w'Isaka, uwo yagabiye ibye byose, ndetse Imana ikomereza Isaka isezerano yari yararahiye ise Aburahamu. Isaka yarongoye Rebeka afite imyaka 40, bamara n'imyaka 20 batarabona urubyaro. Isaka yingingira umugore we ku Mana, ibaha impanga z'abahungu 2 ari bo Esawu na Yakobo. Bakiri mu nda ariko, tubona inkuru y'ingenzi yerekana gutoranya kw'Imana ubwo yabwiraga Rebeka ko atwita amahanga 2 muri we, amahanga azatandukana akiva mu mara ye. Imana ihishura ko umutoya azaba umutware w'umukuru bakiri mu nda, ntawe uragira icyiza cyangwa ikibi akora. Mu gihe cyo kuvuka, umuto yahawe izina rya Yakobo, bisobanuye umuriganya, kuko yavutse afashe mukuru w'agatsinsino. Banakura batandukanye mu mico n'imitwarize, aho Esawu imfura ya Isaka yabaye umuhigi akundwa na se, naho Yakobo yibera mu mahema iruhande rwa nyina wamukundaga. Uko abo bahungu bakuraga, Esawu yaje gukora ikosa rikomeye mu busabe bworoheje, ikosa ryari rigiye kuzamubyarira kwicuza gukomeye mu bihe bizaza. Uyu muhungu wari wariyeguriye umwuga w'ubuhigi, umunsi umwe yavuye mu muhiga ashonje cyane, asanga murumuna we Yakobo ahishije umutsima n'imboga, amusaba kumuhaho. Undi nawe amubwira ko abimuha ku kiguzi cy'ubutware bwe bw'umwana w'imfura. Cyari ikiganiro gisa n'icyoroheje. Esawu akerensa ubutware bwe avuga ko ntacyo bwaba bumumariye aramutse yishwe n'inzara, nuko biba intandaro yo kuzabutakaza burundu, nk'uko bitangwaho urugero n'umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo, igice cya 12 umurongo wa 16 n'uwa 17. Indi nzara yongeye gutera i Kanani, maze Isaka ahagurutsa inzu ye ngo basuhuke. Bari mu nzira, Imana yasanze Isaka imubuza kujya muri Egiputa, imutegeka gusuhukira i Gerari mu Bafilisitiya, inamubwira ko izamuha umugisha, kandi ko urubyaro rwe ruzaragwa ibihugu byari bimukikije, ndetse ko mu rubyaro rwe harimo amahanga yose azaherwa umugisha. Isaka nka se Aburahamu yageze mu Bafilisitiya atinya ko bazamwica bakamutwara umugore we, maze nawe avuga ko ari mushiki we. Binyuranye n'uko byari byaragendekeye Aburahamu, kuri iyi nshuro ho umwami w'Abafilisitiya ntiyihutiye gucyura Rebeka ngo amugire umugore we. Yaramuretse ariko abahozaho ijisho kugeza ubwo yabonye bitwara nk'umugore n'umugabo. Abimeleki yatumye Isaka amubaza impamvu yamubeshye. Isaka asubiza ko ari ubwoba bwabimuteye, maze Abimeleki atanga itegeko ribuza umuntu wese kuzagira icyo atwara Isaka n'umugore we. Isaka na Rebeka batura muri icyo gihugu bagihingamo, maze Imana iha Isaka umugisha, yeza imyaka myinshi ikubye inshuro 100 ibyo yari yarabibye. Ahinduka umukire hagati y'Abafilisitiya,
kugeza ubwo bamusabye kubavamo akajya gutura. Isaka yavuye mu Bafilisitiya yigirayo gato, atangira gufukura amariba mu bikombe by'i Gerari, ariko Abafilisitiya bayamwiruka nabo bavuga ko ari ayabo, kugeza ubwo yageze ahantu akahabona iriba mu kibaya cy'i Negevu, aryita Rehoboti, bisobanuye ahagutse. Arahava ajya i Berisheba, ahubakira Uwiteka igicaniro, abagaragu be bahafukura irindi riba aryita Sheba, bisobanuye indahiro cyangwa isezerano, kuko uwo munsi ari bwo Abimeleki umwami w'Abafilisitiya hamwe n'umugaba mukuru w'ingabo ze basanze Isaka, bamubwira yuko babona uburyo Uwiteka ari kumwe nawe, bamusaba kutazabagirira nabi. Nubwo Aburahamu n'umuhungu we Isaka bazereraga mu bihugu bibakikije, gukomera kw'Imana yabo kwagaragariraga abami b'ibyo bihugu, bakabasanga ngo bagirane amasezerano yo kutazarwana. Inzu ya Aburahamu yari yarijejwe kuzaragwa ibyo bihugu, ariko kugeza iki gihe ubutaka bwitwaga ubwabo bwari umurima Aburahamu yaguze ngo ashyinguremo umugore we Sara, aho nawe yaje gushyingurwa n'abahungu be Isaka na Ishimayeli. Nubwo Isaka ari umuntu ukomeye mu mateka ya Bibiliya ndetse no mu y'Abaheburayo, inkuru z'abahungu be zatangiye bakiri mu nda, zatumye ubuzima bwe by'umwihariko budafata umwanya munini muri Bibiliya nk'ubwa Aburahamu. Igice cya 27 gitangira Isaka ageze mu zabukuru, amaso atakibona, asaba imfura ye Esawu kumuhigira umuhigo akawumutekera, kugira ngo amuheshe umugisha n'umurage w'umwana w'imfura atarapfa. Iryo jambo rya Isaka ryaguye mu matwi ya Rebeka wakundaga Yakobo, amusaba kugira bwangu bagatekera Isaka inyama akunda, kugira ngo ahe Yakobo umugisha n'ubutware byendaga guhabwa Esawu. Rebeka na Yakobo bageze ku mugambi wabo mu buriganya, ariko basohoza ibintu 3 by'ingenzi byimishaga Esawu amahirwe y'uwo murage. Icya mbere cyari amagambo Imana yabwiye Rebeka agitwite yuko umutoya azategeka umukuru. Icya kabiri kiba gukerensa ubutware kwa Esawu akabugurisha murumuna we ngo amuhe umutsima n'imboga. Icya gatatu kiba gushaka Abanyakananikazi, ubwoko muri icyo gihe butari bufite umugabane mu muhamagaro wa Aburahamu na Isaka. Mu gahinda n'umuborogo ukomeye atakibasha kugaruza ubutware bwe, Esawu yahigiye kuzica murumuna we ise Isaka namara gupfa. Rebeka abimenya abwira Isaka bohereza Yakobo kwa nyirarume Labani, banamusaba kuzaba ari hakuru umugeni, bamwaturaho umugisha wa kibyeyi ndetse n'umugisha wa sekuru Aburahamu. Afata inzira yerekeza i Harani. Yakobo ari mu nzira agenda, ijoro ryamusanze atarasoza ubutayu bw'iruzi, maze ashaka ibuye araryisegura araryama. Imana yaje aho yari aryamye mu buryo bw'inzozi, imubwira ko icyo gihugu aryamyemo azakiragwa we n'urubyaro rwe, kandi ko urubyaro rw'izarugwiza rugahwana n'umukungugu wo hasi, ndetse ko mu rubyaro rwe arimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Uru rubyaro ruzahesha isi yose umugisha rwari ipfundo ry'isezerano ryahawe Aburahamu, rihabwa Isaka. Maze ku nshuro ya mbere Imana iribwira Yakobo wari uhunze mukuru we, atazi ibizamubaho iyo agiye. Nubwo Yakobo yari ahawe iryo sezerano, ariko yari atangiye urugendo rwo kuzahangana n'ingaruka z'icyaha cy'uburiganya bwe. Icyaha cyari kijyanye n'ubusobanuro bw'izina rye. Mu yandi magambo, twavuga ko Yakobo yari agiye guhangana n'izina rye, aho yari agiye kuzariganywa na nyirarume, nk'uko turi bubyumve mu masegonda make. Yakobo amaze kuva mu iyerekwa, nawe yahize umuhigo yuko Imana nibana nawe ikamugarura amahoro nk'uko ibimubwiye, iyo Mana izahinduka Imana ye, ndetse ko mu byo azunguka byose azajya ayiha 1/10 cyabyo. Anongeraho ko aho hantu imusanze hazahinduka urusengero rwayo, asiga hise izina Beteli, bisobanuye ngo inzu y'Imana. Ageze i Harani, Yakobo yakiriwe neza na nyirarume Labani, amusaba kumuca ibihembo ashaka nawe akamubera umushumba, maze Yakobo asaba gukora imyaka 7 bakazamushyingira Rasheli nk'ingororano. Labani yemeye icyifuzo cya Yakobo, ariko imyaka 7 ishize amushyingira Leya mukuru wa Rasheli. Babyutse mu gitondo Yakobo asanga yahawe Leya mu cyimbo cya Rasheli. N'uburakari bwinshi, Yakobo yateye sebukwe Labani amubaza impamvu yamuriganije,
nawe amubwira ko umuco wabo utemera ko umuto ashyingirwa mbere ya mukuru we. Bemeranya gukora indi myaka 7 kugira ngo amushyingire na Rasheli yakundaga. Kuva icyo gihe uwari uzwi nk'umuriganya yatangiye kuriganywa ibihembo bitandukanye mu gihe cy'imyaka 20 yose yamaze kwa Labani, nk'uko yivugiye ko inshuro 10 zose Labani yagiye amusezeranya ibihembo, ariko akagenda amwihindura. Yakobo amaze kwegukana Rasheli yaramukundwa akajanyungwa akazareya, ariko Imana iha Leya urubyaro Rasheli aba ingumba. Leya amaze kubyarira Yakobo abahungu 4 aribo Rubeni, Simiyoni, Lewi na Yuda. Rasheli yafashe umuja we amushyingira Yakobo ngo azamubyarire abana bazamwitirirwa, bituma Leya nawe atanga umuja we ngo amubyarire, maze abo baja bombi buri umwe abyara abahungu 2. Biruha umuja wa Rasheli abyara Dani na Nafutali. Zirupa umuja wa Leya nawe abyara Gadi na Asheri. Leya yongera kubyara abandi bahungu 2 aribo Isakari na Zebuloni, asoreza ku mukobwa amwita Dina. Hanyuma Imana yibuka Rasheli abyara abahungu 2 aribo Yosefu wavutse Yakobo akiri kwa sebukwe Labani, ndetse na Benjamini wavutse baragarutse muri gakondo yabo i Kanani. Reka ibi natwinjize mu gutaha kwa Yakobo avuye kwa sebukwe Labani. Nubwo Labani yariganyaga Yakobo kenshi, Imana yahaga Yakobo umugisha ku byo yakoraga byose, kugeza ubwo yagize ubutunzi bwinshi bigatuma abaramu be bitotomba bavuga yuko ibyari ibya se Yakobo yabyigaruriye. Ibi byatumye Yakobo atekereza gutaha, maze afata abagore be n'abana be ndetse n'ibye byose, barahaguruka ngo bagaruke Kanani kwa se Isaka. Ari mu nzira ataha, yibutse inzigo ya mukuru we Esawu maze agira ubwoba bwinshi, ariko ahitamo kwinginga Imana ngo imuheshe kwakirwa neza na mukuru we. Muri iryo joro yashakiyemo Imana, Bibiliya ivuga ko haje marayika w'Imana akamukiranya kugeza umuseke utambitse. Marayika abwira Yakobo ngo amurekure agende kuko bukeye, nawe amubwira ko atamurekura ataramuha umugisha. Marayika yamubajije uko yitwa, Yakobo ntiyongera kwita Esawu nk'uko yabigenje yiba umugisha kuri se, asubiza marayika ko ari Yakobo bisobanuye umuriganya. Amaze kwatura uwo ari we, marayika yamubwiye ko amukuyeho iryo zina ry'uburiganya akamuha irya Isiraheli, bisobanuye uwakiranye n'Imana, kuko yakiranye n'abantu n'Imana akanesha. Marayika amuha umugisha, Yakobo nawe aramurekura baratandukana. Muri icyo gitondo Yakobo yakomeje urugendo ahura na mukuru we Esawu amwakirana ubwuzu bwinshi. Barahoberana bombi bararira, Esawu amusaba ko bajyana i Seyiri bagaturana, ariko Yakobo aramwangira, akomeza ajya i Beteli hahandi Imana yavuganiye nawe ubwo yahungaga. Abanza kuruhukira i Shekemu, nyuma Imana imubwira kujya i Beteli. Ageze ahubaka igicaniro ahambariza izina ry'Uwiteka nk'uko yari yarabirahiye. Yakobo amaze gusubira muri gakondo ye, hatangiye inkuru z'abana yabyaye ku bagore be 2 ndetse n'inshoreke ze 2. Havuka urwango rwakomotse ku kumenya umuhamagaro wari ku buzima bwa Yosefu imfura ya Rasheli. Urwango rwazanywe n'inzozi uyu muhungu yarotaga uzatubera izingiro ry'ikiganiro cy'ubutaha, kizibanda ku nzira y'umugambi w'Imana mu bahungu ba Yakobo. Ni naha dusoreje iki kiganiro. Imana ibahe umugisha.